shishe bugufi duteraniye hamwe turamye Yesu nituzatumwizeye Nshuti mukundwa gukurikira urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni umwanya wo kwiga ingingo y'umunsi y'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ingingo ya none kuwa 4 tariki ya 10 Nzeri iravuga ngo uburakari bw'Imana. Ese uburakari buteye bute? Bwatewe n'iki? Ibi ni byo tugiye kureba. Ni nyuma yuko nkuko twabibonye ejo Abisiraheli biremeye inyana y'izahabu babiyobowemo na Aroni barangiza bakayibyinira. Ibi byose rero bikaba byararakaje Uwiteka bagakora iminsi mikuru ya gipagani myinshi bakiyonona uko twabonye mu ngingo y'ejo. Ingingo y'ejo niko yavugaga ngo ni ukwiyonona. Mbere rero yuko dukomeza mu ngingo ya none reka ngusabe kugira ngo dufate akanya maze dusenga Imana. Uhoraho Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana idukunda kandi twitaho bihebuje, ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe iteka ryose. Abana bawe tuje imbere yawe muri aka kanya tugusaba kugira ngo tubabarire ibicumuro byacu byose, kandi tugusaba kugira ngo uze ubane natwe, uduhe gucika ku ngeso mbi zose za kamere, kandi uduhe kwimura ibigirwamana byose twimitse mu mibereho yacu. Umunsi rero turagusaba kugira ngo duhe gufata imigambi mishya, iki cyigisho tukivanemo amasomo menshi. Nkuko bisanzwe turasabira abarwayi bari hirya no hino bagukeneyeho ubufasha, turasabira abashavuye, ababuze ababo, abapfushije, bafite intimba n'agahinda kugira ngo uyibamare, ubahoze, ubaha amahoro yo mu mutima Nyagasani, bagira ibyiringiro by'uko igihe kimwe bazongera kubonana n'ababo babuze. Bamenye yuko hirya y'ubu buzima, hirya y'imva n'ibituro hari ubugingo. Uyu munsi kandi nanone turazirikana umuntu wese ugukeneye mu buryo ubwo ari bwo bwose, gukeneyeho ubutabazi mu mibereho ye, mu kazi ke, mu mubano we n'uwo bashakanye, cyangwa se umubano we n'abo mu muryango we. Ibyo ari byo byose byaba biremereye umwana wawe unkurikiye muri aka kanya, urabizi. Ndamusabira kugira ngo rero ugire icyo umukorera, umutura umutwaro. Byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Turi mu ngingo y'umunsi y'ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ingingo ya none iravuga ngo uburakari bw'Imana. Turasoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 32 umurongo wa 9 kugeza umurongo wa 29. Twumva uko atubwira. Bibiliya iratubwira ngo kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, rero n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera, uburakari bwanjye bubagurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati, kubagirira nabi niko yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze nabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuza inabi, yavuze ko agiye kugira ubwoko bwe. Tutarakomeza aha ngaha, turabona ikiganiro Mose yagiranye n'Uwiteka, yagiranye n'Imana. Ubwo Uwiteka yavugaga ati, ngiye kubarimbura n'ubwoko butagonda ijosi. Ese kugonda ijosi icyo yashakaga kuvuga n'iki hariya? Ni ukuvuga ngo n'ubwoko butemera kuyoborwa, ntibwemera guhindukira. Kubw'ibyo rero Imana yari yavuze yuko igiye kubarimbura rwose, kuko n'ubundi
ntibashaka kumva, ni abantu batumva, muri make ni abantu batumvaga kandi badashaka kuyoboka, kubw'ibyo rero bagombaga kurimbuka. Aha rero nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, hari isomo ry'ingenzi tuhavana. Gutoranywa n'Imana ntabwo bivuze ko byanze bikunze umuntu aba atunganye. Oya, Imana itoranya umuntu mu by'ukuri kabone n'ubwo yaba adatunganye, adafite imico itunganye, imyitwarire itunganye, ahubwo ikamutunganya, ikamuyobora mu nzira yo gutungana. Abisiraheli bari baratowe n'Imana nk'ubwoko bwayo bw'umwihariko, ariko reba ibintu bakoraga, reba n'ibintu yabakoreye. Ari ibyaha bakoze umuntu usanzwe, umunyabyaha usanzwe muri iki gihe adashobora gukora, abera kurema ikigirwamana. Ni abantu bakeya mu bitwa abakristo b'iki gihe bashobora gutinyuka kugishyira hariya. Bashobora kugira ibigirwamana bagize nyambere, imirimo, akazi, amafaranga, ariko kugifata ukakibumba ukagishyira hariya nka bimwe by'Abahindi ntabwo byoroshye, arabatabitinyuka. Ariko Abisiraheli biboneye ibitangaza bikomeye, inyanja igatandukanira imbere yabo, Abanyegiputa bakagenda barimbuka, imfura z'Abanyegiputa zigapfa, ababo bakarokoka, urubura, ibintu byose, amazi agahinduka amaraso, bo ntihagire ikibageraho. Barangiza bagatinyuka bakabumba Imana, bakavuga ngo wa bwoko we, dore Imana yawe yagukuye mu Egiputa. Ariko Imana irakomeza iravuga iti ntacyo, reka mbarwaze. Ariko hariya noneho mu by'ukuri yashagasaga naho igiye guca urubanza. Kuba rero Imana yarawutoranyije umuntu ngo abe pasiteri, kuba Imana yaratoranyije umuntu ngo abe umukuru w'itorero, kuba Imana yaratoranyije umuntu ngo akore inshingano zera cyangwa se umurimo wayo, ntabwo bivuze ko uwo muntu atunganye, afite imico itunganye. Nta nubwo bivuze ko byanze bikunze azatungana, azakora ibintu neza. Oya, bisaba ko uwo muntu yemera kuba yagendera mu bushake bw'Imana, kuba yagendera muri gahunda y'Imana, cyangwa se akaba yakwemera gutunganywa n'Imana, ikamugenza uko ishaka, ikamuforma cyangwa se ikamubumba uko ishaka. Abisiraheli rero barabyanze. Icyakurikiyeho ni iki? Uwiteka aravuga ati umva, reka nkwereke, ngiye kubarimbura nkugire ubwoko. Hariya rero Uwiteka yashyize imbere Mose amahirwe yo guhitamo icyubahiro cye ndetse n'icyubahiro cy'Imana, ndetse kandi n'imibereho myiza yabo yari ashinzwe. Nuko Mose icyo yakoze nuko yarabavuganiye rwose, yaravuze ati byavugwa bite, abantu bakuvuga gute? Yaba ari undi yari kumva, umuntu w'iki gihe, nk'umuyobozi w'iki gihe wikunda, yari kuvuga ati ntacyo, barimbutse hari icyo bintwaye ko jyewe ntacyo mba n'umuryango wa nyuma, cyangwa se ko Imana izangira ubwoko. Imana isezeranyije ko izanyororotsa inkore mu bwoko bwayo. Ni ukuvuga ngo ifite uko izabigenza. Bariya nibagende n'ubundi ntibumva nanjye bantesheje umutwe. Ariko Mose siko yabigenje. Yari umuyobozi utikunda, utirebaho, ufite urukundo rukunda abandi. Yaravuze ati oya, byavugwa bite? Kandi nanone ikindi, yarebye kure, areba no ku izina ry'Imana uko rizagenzwa, uko rizavugwa. Aravuga ati ibyo bintu bizavugwa bite mu mahanga yose? Bazavuga ko wabazaniye aha ngaha kugira ngo uze kubarimbura. Mu yandi magambo, Mose yaravuze ati bazavuga, amahanga yose bazavuga bati, n'Abanyegiputa bati burya ya gahunda yo kujya gutamba ibitambo mu butayu yari urwitwazo, ahubwo Imana yashakaga kujya kubatambirayo. Nibyo byabaye. Nuko rero Mose abwira Uwiteka ati ntibikabeho, sigaho. Reka dukomeze dusome. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko ya bisate byombi biriho ibihamya yanditsweho impande zombi, inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa,
ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Nuko ngo ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina, uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi, yenda icyo kimasa baremye, aragitwika, aragisya, agihindura ifu, ayiminjira ku mazi, ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati, aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Mose yari yarakaye rwose. Hariya tubona yuko Mose Uwiteka yisubiyeho. Kiriya gihe Mose yaramubwiye ati, ibuka Aburahamu. Yaramusabye rwose ati, wibuke Aburahamu, wibuke Isaka, wibuke Yakobo, abo wahaye amasezerano meza. Yari kuba rero asohoye by'igice. Kubw'ibyo rero ibuka yuko utajya uteshuka ku isezerano ryawe cyangwa se utatira isezerano. Kubw'ibyo ntabwo ibyo bikwiriye. Noneho ngo Uwiteka yisubiraho ku murongo wa 14. Hariya rero Uwiteka yahinduwe n'iki? Uwiteka yahinduwe n'isengesho rivuye ku mutima, ritarimo kwikunda ry'umugaragu we ari we Mose. Ntabwo Imana ishobora guhakanira abantu kwinginga basabira abandi. Oya rwose, gusabira abandi bigira umumaro. Amasengesho dusabira abandi nshuti nkurikiye agira umumaro cyane. Nguko rero uko Mose yagize imico mizima, yagaragaje imico ikwiriye umugaragu w'Imana by'ukuri, kandi nanone agaragaza urukundo mvajuru rutihugiraho. Hariya kuvuga ngo Uwiteka, murongo wa 14 w'iki gice cya 32, atubwiye ngo Uwiteka yibuza inabi. Yavuze ko agiye kugira ubwoko bwe, cyangwa se arihana yisubiraho. Hariya no kwerekana yuko ni mu mvugo ya kimuntu. Yibuza inabi ariya ni imvugo ya kimuntu mu by'ukuri itabasha gusobanura iby'ubumana cyangwa se imitekerereze cyangwa se amagambo yo mu ijuru. Ntabwo Imana ishobora guhindura umugambi wayo. Oya, ntabwo yibujije, oya rwose, kubera ko imenya itangiriro kugeza mu iherezo. Ariko kandi iyo abanyabyaha baretse inzira zabo mbi maze bakayihindukirira, iyo abana bayo bayinginze bayisaba imbabazi no kubagirira impuhwe, icyo gihe Imana yisubiraho, irahindura, ikareka uburakari yari ifite maze ikajya mu mbabazi, ikareka urubanza yari igiye kubagirira maze ikabababarira, ikabagirira ubuntu n'imbabazi. Ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ariyo yahindutse hariya, ahubwo biterwa n'uko abantu bahindutse. Ni ukuvuga ngo urubanza rw'Imana iteka rugendana ubutabera bw'Imana bugendana n'imbabazi. Urubanza rw'Imana haba harimo n'agace k'imbabazi. Uko niko byagenze ku bantu b'i Sodomu n'i Gomora. Aburahamu yarabasabe ngo nuhasanga abakiranutsi 50 uzabarimbura. Uwiteka ati, kubwabo bakiranutsi 50 sinzabarimbura. Nuhasanga 45 nabwo sinzabarimbura. Gutyo. Bivuze kandi Imana yari yavuze ko igiye kurimbura Sodomu na Gomora, ari yagiye gucirwaho urubanza. Ariko Imana yari yiteguye kuba yabababarira haramutse habonetsemo abakiranutsi 50 cyangwa 45 cyangwa 35. Ariko barabuze, baramanutse bageza hasi barabura. Uko niko byagenze nanone ku bantu b'Ininive. Imana yari yabwiye Yoniti nibatihana mu minsi 40 bararimbuka. Nako yari yamubwiye ko bagiye kurimbuka mu minsi 40. Ariko Yona abwirije bihannye ntibarimbuka. Bivuze ngo ruriya rubanza rw'Imana n'ubuhanuzi bwayo, n'ubuhanuzi bumwe bw'Imana bugendana na kondisiyo, bugendana n'ikigombero. Ntiburi bigende gutyo nk'uko byavuzwe nibaramuka bisubiyeho. Uko niko byagenze no ku mugaragu w'Imana Hezekiya. Imana yandi yamubwiye ko agiye gupfa ngo ategeke ibye.
ariko Hezekiya ahindukira Uwiteka aratakamba, Uwiteka ngo amwongerere imyaka 15. Mbese Imana yarisubiye, yarivuguruje? Oya, ntiyivuguruje, ahubwo Hezekiya niwe wivuguruje, niwe wahindukiye ahindukirira Uwiteka. Abantu b'i Ninive nibo bahindukiye bava mu byo bari barimo baza mu nzira y'Uwiteka. Gusenga rero no gusaba kwacu ntabwo bihindura imigambi y'Imana, ahubwo twebwe biradufata bikadushyira mu mugambi wayo, bikadushyira mu mugambi w'Imana. Mose rero ngo aramanuka afite amategeko, ngo ahura na Yosuwa. Mu kumanuka Mose yahuye na Yosuwa wagumye hahandi aho Mose yari yamusize ibyumweru 6 mbere yaho. Ni ukuvuga ngo Yosuwa yamaze ukwezi n'igice ari ahantu mu mpinga y'umusozi atari kumwe n'abandi b'Isiraheli, ategerereje aho Mose yari yamubwiye. Nuko barakomeza baramanukana bagera mu ngando. Yosuwa rero nk'umuntu wari umurwanyi, wari umusirikare, yumvise urusaku, yumva ko ari urw'intambara. Ariko Mose wari waburiwe n'Uwiteka yuko ari ikintu kitagenda, ari ibibi biri kubera hasi, amenya urusaku rwari rwo. Aramubwira ati oya, ntabwo ari urw'intambara. Hariya rero mu kumanuka hariya ku musozi, Mose yamanukatse rwose umutima we ushira, yumva rwose afite agahinda kenshi cyane kubera ibyo yahabonye. Ubwo yegeraga rero tubona ko ngo yafashe cya kigirwamana cy'izahabu, uko byagenze yaragiseye rwose mu by'ukuri, aragisya. Umurongo wa 20 twawusomye, ntabwo twari twawusoma hariya, ngo twawusomye nako umurongo wa 20, ngo yenda icyo kimasa baremye aragitwika, aragisya, agihindura ifu, ngo ayiminjira ku mazi ayinywesha Abisiraheli. Ngo Mose abaza Aroni ati aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye gutya? Reba ukuntu yafashe ikigirwamana ngo yaragiseye, arangije akivanga n'ibyondo, arangije arakibanywesha. Ni ibintu mu by'ukuri byari biteye ubwoba. Icyo bisobanuye ni iki? Ni ukuvuga ngo babonye igihano, yabahaye igihano mu kimwe, ubundi bijyane nacyo rwose kirimbuke by'iteka ryose. Ibyo bari biremeye mu by'ukuri barabimize kugira ngo birangire rwose, bizimire burundu. Icyakurikiyeho rero none biteye ubwoba. Aroni yatangiye guhakana, amubajije ati abantu bakugenje gute kugira ngo ukore ibintu bimeze gutya? Nyuma yo kurimbura kiriya kigirwamana, Mose yahindukiriye wa wundi wari wasigaye yitwa ko ayobora ubwoko, wa wundi washoboraga kuba yahagaze ashikamye akanga buriya buhenebere. Ntabwo mu by'ukuri Aroni, Mose yashakaga kuvuga ko hari icyo batwaye Aroni, hari icyo bamukozeho, ahubwo kiriya kibazo yamubajije ko ari ukumushinja, ko ari ukumugaya. Bakugeze bigute watinyutse gukora ibiriya bintu? Ntabwo ashakaga kuvuga ko bamufashe ku ngufu. Iyo Aroni aza guhagarara ashikamye, kiriya cyaha kuriya kugoma ntikuba kwarabayeho. Nuko Aroni rero mu kwisobanura baramusubiza ati databuja uburakari, kandi bazi ni murumuna we. Baramusubiza ati burya umunyacyaha burya kenshi nta nubwo yanavuze no mu izina rye. Abwira ati Mose urabizi rwose, uburakari bwawe ntibugurumane, uzaba abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati turemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Umaze nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature, nuko barazimpa zijugunya mu muriro, avamo ikimasa. Wagira ngo cyarizanye, yajugunyemo gutya gusa ntiyacura, ikimasa gihita kiva mu mazi. Hariya Aroni icyo yakoze ni iki? Aho kwemera uruhare rwe, aho kwemera responsibility ye, yicishije bugufi mu kuba
yaragize uruhare mu gusenga ibigirwamana kwabaye ku Bisiraheli, Aroni yagerageje kwisobanura ashaka gushyira ikosa ku bantu, ku baturage. Mu gukora kuriya, Aroni yagaragaje rwose mu by'ukuri yuko akomoka ari uwo mu rubyaro rwa Adamu na Eva. Reba kuko babigenje, aho kwemera uruhare rwabo mu kurya itunda no gucumura, batangiye gushyira uruhare ku wundi. Adamu ati ni uwo mugore wampaye, umugore ati ni inzoka waremye. Ni ukuvuga ngo ikosa barishyize ku Mana. Biriya rero binyuranye n'ibyo Mose yakoze. Mose aho gukora kuriya nkabo, ahubwo we yaratakambye, arabasabira, abingingira Imana. Ruriya ni urugero rwiza rero Mose yatanze rw'uko tukwiriye kujya dusabira abandi, tukagira ukora umurimo, ministeri cyangwa se ministry yo gusabira abandi, nk'uko Aburahamu yasabiye Sodomu na Gomora, nk'uko nabikomojeho. Nshuti nkuriki muri aka kanya, amasengesho dusabira abandi Imana irayumva. Igihe dutakambira abantu bari mu kaga, abantu bari mu byaha ngo bavemo rwose, kandi tukagira n'uruhare kugira ngo tubereke inzira y'agakiza, Imana ayo masengesho irayumva kandi ikayasubiza. Muri uyu murongo rero ukurikiraho nanone, icyo twabonye nuko Aroni yagerageje kwisobanura, nuko Mose nihuse mu gitekerezo yasabye Abalewi ngo bafate inkota bagende bareba abantu bose bakinangiye. Reka nsome ku murongo wa 27 maze twumva uko havuga. Murongo wa 27 uravuga ngo, wereko na 6, Mose ahagarara imbere yabo babambye amahema, aravuga ati uri mu ruhande rw'Uwiteka ansange. Abalewi bose bamuteraniraho, arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisiraheli iravuze ngo mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve ku irembo ryaho rimwe mugere ku rindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Mose arababwira ati mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanije umuhungu we na mwene se, ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Hariya rero tubonye yuko Mose hariya yahagaze imbere yabo, arangije abasaba yuko buri wese afata icyemezo akagaragaza aho ahagaze. Abantu bagombaga, yari ahagaze nko ku ntebe y'imanza cyangwa se ahantu ho gucira urubanza rw'Abisiraheli. Arangira ati buri muntu wese agaragaza aho ahagaze. Nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, buri muntu wese agomba kugira ahantu ahagarara. Uri mu ruhande rw'Imana akaruhagararamo, nta mwanya wa hagati oya ugomba kubaho. Umuntu agomba kuba mu ruhande rw'Imana cyangwa se akajya ku ruhande rurwanya Imana. Ibi nibyo byabaye ku gihe cy'Abisiraheli, ibi nibyo bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo utari ku ruhande rwa Yesu, uri mu ruhande rumurwanya. Ariko kandi hari igihe bizabaho mu gihe giheruka, ubwo hazabaho akaga gakomeye, tugasabwa kugaragaza aho duhagaze ariho, kuba mu ruhande rw'ubutegetsi bw'isi bwica amategeko y'Imana, buzasaba abantu gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo, cyangwa se kuba mu ruhande rw'Imana tukakira ikimenyetso cyayo kigashyirwa mu ruhanga rwacu. Nuko ngo arangije asaba Abalewi kugenda n'inkota, bakagenda mu ngando bakareba abantu binangiye. Ntabwo bari kwica buri muntu wese ubonetse, oya, bagombaga kwica babandi bagikomeje bagitsimbaraye kuri ya minsi mikuru yo kwizihiza ibigirwamana. Abo rero nibo bishwe, kuko ntishwe Abisiraheli bose, kuko abishwe bagera ku bihumbi 3. Aha rero nahagaragaza yuko hari igihe biba ngombwa ko abakeya bapfa kugira ngo abenshi bakire. Bariya barapfuye kugira ngo nanone ikibi kibakurwemo, kubera ko bari bakomeje kwinangira. Maze Mose abasaba rwose ko bagomba kwiyeza. Abalewi bari bahagaze iruhande ya Mose, bose bari mu yandi magambo bari bahagaze mu ruhande rw'Imana. Nayo mpamvu basabwe
gushyira mu bikorwa ruriya rubanza rwayo. Imana rero yabasezeranije imigisha, yasezeraniye Abalewi kubaha imigisha kubera yuko yaje no kubatoranya kugira ngo bayikorere umurimo wayo mu buturo bwera. Abalewi rero bagombaga kwiyeza nyuma rero yo gushyira mu bikorwa n'uriya mugambi na ruriya rubanza rw'Uwiteka. Reka dukomeze dusoma muri iki cyigisho twumve ikindi batubwira. Bari batubaje ngo niki Mose yakoze ku mwanzuro Imana yari ifashe wo kurimbura Isiraheli. Igihe Mose yari akiri ku musozi Sinayi, Imana yavuze ko igiye kurimbura abigometse maze ikazagira abakomoka kuri Mose ishyanga rikomeye. Ariko icyo ntabwo ari icyo Mose yashakaga, ahubwo yinginze Imana avuga ko Abisiraheli batari ubwoko bwe, ahubwo ko ari ubwoko bw'Imana. Ntabwo Mose ari we wari warabakuye muri Egiputa, ahubwo Imana niyo yari yarabakuyeyo binyuze mu mirimo yayo ikomeye. Mose yinginze Imana ayibutsa amasezerano yayo yari yaratanze mu gihe cyatambutse iyaha abakurambere. Mose yakoze nk'umuhuza hagati y'Imana n'abantu. Nyuma y'uko Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe, Mose yagarutse muri bo. Nta yandi makuru dufite atandukanye n'ibyajyaga kuba mu Kuva igice cya 32 umurongo wa 29 umurongo wa 30, yuko mu maso he arabagiranye ubwiza bw'Uwiteka. Mu maso he ashobora kuba haragaragaje uburakari. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina, uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Kumena ibisate by'amabuye byari byanditsweho amategeko 10 cyari ikimenyetso kigaragarira inyuma kigaragaza kumena ibyari byanditswe kuri ibyo bisate by'amabuye. Ibyo Imana yarabimunenze, ariko nyuma yaho yategetse Mose kubaza ibisate 2 byo gusimbuza ibya mbere yari yamenye. Imana ubwayo niyo yagombaga kongera kwandika ayo mategeko. Hamubwiye tumva urayamenye, ngaho ngero uyabaze. Kandi bwa mbere Imana niyo yari yayamubarije inayandikaho, ariko bwa kabiri Imana yavuze ati ndayandikaho ndongera nyandike, ariko nawe ifata akazi ko kuyabaza. Ntabwo nabwo byari byoroshye. Mose yacyahanye Aroni uburakari amuziza kuba yemeye gukora iby'iyo mbaga y'abantu yamusabye. Aba bantu bakugiriye iki cyatumye ubazanira icyaha gikomeye? Aroni yagerageje kwitsindishiriza akoresheje gushyira amakosa ku bandi ndetse n'ikinyoma, ngo kuko tujya twikuraho amakosa tugashaka aho tuyaherereza. Nuko barazimpa ndijugunya mu muriro, havamo ikimasa gihita kisohoka ako kanya. Icyatumye ibintu biba bibi kurushaho uko Aroni yari yarubashywe n'Imana cyane, kuba yarahawe amahirwe menshi, harimo no kujyana na Mose ku musozi Sinayi bari kumwe n'abakuru b'Abisiraheli 70. Mbega ikinyoma! Binyuze mu kuvuga yuko igitangaza cyabaye, Aroni yashakaga kubeshya mwene se uburyo icyaha kimwe gituma habaho ikindi cyaha. Muri uru rugero, gusenga ikigirwamana byatumye habaho n'icyaha cyo kubeshya. Uko niko bitugendekera nshuti wo nkurikiye, umuntu akora icyaha kimwe yarangiza akabaho n'ikindi, kuko akenshi umuntu akoze icyaha ashyiraho n'icya kabiri cyo kugihakana cyangwa se kugipfobya, kugihakana rwose ko kitabaye. Akiba, bamubaza ati ninde watwaye amafaranga cyangwa ibintu byari biraha? Si jyewe, ntabwo mbizi. Ubwo icyaha kikaba bibaye bibiri. Nyamara Mose ntabwo yaguye mu gishuko igihe yabonaga uburyo abo bantu bari bitwaye. Ingaruka mbi zaragaragaraga, kandi Mose yagombaga guhita ahagarika ubwigomeke ako kanya. Basoje batubaza ngo niki inkuru ikwiye kutwigisha cyerekeranye n'imbaraga zo gusabira abandi imbabazi. Tugomba kubishyiraho umwete pe. Tugomba kureka kwikunda, tukareba bagenzi bacu. Mose yajyaga kuvuga ati bagende barimbuke, ntabwo nifatanyije nabo, simbaranwa nabo, ntahumuriye nabo, barimbure. Ndabyemera rwose uzangira ubwoko busimbura ubu ngubu.
ariko siko yabigenje. Mose yasabiye abandi rwose abikuye ku mutima. Ninde ukwiriye kuba usengera ubu ngubu? Nshuti wo nkurikiye muri aka kanya, mbese ujye uzirikana, ese ujye ubabazwa n'uko abantu barimbuka, abantu bari mu byaha bakaba banapfa batamenye Yesu? Ese ujye ubabazwa n'uko abantu bakora ibibi? Ese ubikoraho iki? Ese urabasabira? Ese ujya kubabwira ko inzira yabo ari mbi? Muri iki gihe cya none ninde uri gusabira? Tekereza mu bantu muziranye umuntu ushobora kuba ari mu nzira mbi, maze wibaze icyo uri kubikoraho. Urakoze cyane rero. Naha dusoreje icyigisho cyacu. Mu gusoza, reka dusabe Imana kugira ngo idufashe tujye tuzirikana bagenzi bacu, kandi tureke kwikunda. Ntidushimishwe nuko bagenzi bacu bagwa mu cyaha cyangwa se bakaba bazanarimbuka. Oya rwose, ahubwo tubaburire kabone nubwo baba barakoze ibyaha bikabije cyane. Reka dusenge Imana dusoza. Wera Mana y'ukuri, urakoze cyane ku bw'ingingo watuyoboyemo uyu munsi. Tubonye uburyo uburakari bwawe bwazamukiye Abisiraheli, ariko Mose arabasabira, Uwiteka urabababarira nubwo hari abarimbutse bitewe no kwinangira kwabo. Turagusaba kugira ngo biriya rero bitubere urugero, tumenye uburyo tugomba kwitwara, twirinde kukubabaza, twirinde kwimika ibigirwamana mu mibereho yacu, kandi igihe cyose Mwami udusabye gukebuka no guhinduka, tujye twemera kugunda ijosi. Ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe. Amahoro yawe abe ku bagukunda n'abakwishimira bose, mu izina rya Yesu, amen. cyo gusenga twicishe bugufi